nongeye kubasuhuza kandi mbashimira ko mudukurikira. Ese koko umuntu abasha gusama ari mu mihango? Ni ikibazo kibajijwe n'abantu batari twe gusa, ahubwo hari n'abandi benshi babyibajije, bityo bikorwaho ubushakashatsi ariko tugiye gukoresha twifashisha mu kugaragaza amakuru yavuyemo y'ukuri kandi y'impamo. Ubushakashatsi bwakorewe mu majyaruguru ya Carolina bakoresheje abagore 221 bose hamwe. Bari hagati y'imyaka 25 na 35 kandi bari barize. 2/3 by'abagore bari abagore byibuze babyaye rimwe, bumva ko bari bakiri batoya. Bose babajijwe igihe imihango yabo imara ndetse n'igihe cycle yabo imara. Basinya impapuro zemera ndetse zibafasha kuba babasha kwinjira mu bushakashatsi. Bemera guhagarika uburyo bakoreshaga bwo kuboneza urubyaro kugira ngo binjire mu bushakashatsi. Mbere y'uko duhita tuvuga ku mwanzuro babonye, reka tubanze duhere ku cyo nabo bahereyeho kugira ngo byumvikane neza. Kera byizerwaga ko ku muntu ufite iminsi 28 igi rye rirekurwa ku munsi wa 14, bityo bakizera ko guhera ku munsi wa 10 kugera ku munsi wa 17 bivuze ngo iminsi 4 mbere n'iminsi 3 nyuma, icyo gihe aricyo gihe cyo gusama. Nuko kera byizerwaga, nyamara muri ubushakashatsi basanze atari ko bimeze. Basanze gusa 69 y'abantu bafite cycle imara iminsi 28 aribo bakurikiza iyo formule, cyangwa se aribo igi ryabo rirekurwa ku munsi wa 14. Nyamara abasigaye basanze atari ko bimeze, ahubwo basanga bishobora kuza mbere cyangwa nyuma y'umunsi wa 14 niyo waba ugira ukwezi kw'iminsi 28. Bityo bagaragaza neza ko ibyo bintu biri hagati y'umunsi wa 7 na 19. Urumva ko bitangaje cyane. hari 하루 쿠쿠히 사내지나랬어 그냥이 사먹구르는. bityo ntabwo ari formule idahinduka kuba umuntu yajya muri ovulation mu gihe kidasanzwe yatekereza ko ashobora kuyijyamo, kubera ko nyine byagaragajwe n'ubushakashatsi ko atari ko bimeze. Nkuko tubikesha American Pregnancy Association, ni ikigo cy'abanyamerika gishinzwe kugenzura no gutanga amakuru ku bijyanye no gutwita. Bugaragaza neza ko burya igihe umuntu azatwitira, niba umuntu ashobora gutwita ari mu mihango cyangwa atarimo, bigenwa n'ubundi n'iminsi ya cycle ye. Urugero, bavuze ko umuntu ugira iminsi hagati ya 28 kugera kuri 30 cyangwa se hejuru yayo bigoye cyane kuba yatwita ari mu mihango. Ariko niba ugira iminsi hagati ya 21 na 24 bivuze ko ufite ukwezi kugufiya, kubera ko intangangabo zibasha gutegereza iminsi 5 zitarapfa. Bishatse kuvuga ko niba ubonanye n'umugabo ufite ukwezi kugufiya, intangangabo zishobora gutegereza igi ryawe igihe rizasohokera. Niba rizasohoka hagati y'iminsi 5 uvuye mu mihango, bivuze ko hari amahirwe y'uko ushobora gusama rwose. Reka mbabwire ukuntu bigenda. Ubundi igitsina gore muri rusange ntago bose banganya ukwezi, iminsi y'ukwezi, kubera ko hari abagira miremire hari n'abagira migufiya. Nubwo ikigeranyo rusange kigaragaza ko biri hagati y'iminsi 28 hejuru cyangwa munsi yayo, ariko mu by'ukuri ntago banganya. Hari abagira 28 nibyo, hari n'abayirenza, ariko hari n'abandi bari munsi ya 28 bashobora kumanuka bakagera no ku munsi 21. Ariko mu by'ukuri igitandukanya aba bantu ni igice kimwe cya cycle cyangwa se ikiminsi y'ukwezi. Bivuze ngo iminsi y'ukwezi igira ibice bibiri bihoraho. Igice cya mbere ni igice cyiza mbere y'uko ujya mu minsi y'uburumbuke, ovulation. Ikindi gice gihera ku munsi w'uburumbuke kugeza igihe uzagera mu mihango. Bivuze ngo ufashe cycle yawe cyangwa se iminsi y'ukwezi kwawe ukayicamo kabiri,
watambika agati ku munsi wa ovirasiyo, umunsi w'uburumbuke. Igice kimwe kiri imbere, ikindi kiri inyuma. Igice cy'imbere cyo kuva ku munsi w'uburumbuke kugera ku munsi wo kujya mu mihango kuri benshi ntigihinduka, ni ibyumweru 2, iminsi 14. Bivuze ngo igice gikunda guhindagurika ni igice cyo kuva ku mihango wabonye kugeza igihe uzagera mu burumbuke. Gishobora kuba gito cyangwa kikaba kirekire bitewe n'iminsi ukwezi kwe kusanzwe kumara. Niyo mpamvu nituvuga ko umuntu ashobora gusama mbere y'undi, mubyumve muri ubwo buryo. Kuko mbaye nk'urugero, niba umuntu agira iminsi 28, igice cye cyo guhera ku mihango kugeza ku gihe cyo gusama ni iminsi 14. Ariko niba agira 24, bivuze ngo kuri we haravaho iminsi 4, bite biba iminsi 10. Niba agira 21, haravaho indi 3. Niba agira 20, haravaho indi 4. Gutyo ni gutyo rero bigenda bikamanuka kugera ku kigero cy'uko umuntu ashobora kuba afite ukwezi. Bishoboka ko nyuma y'iminsi 5 avuye mu mihango ashobora gusama. Bivuze ngo uramutse ufite ukwezi kw'iminsi 19, birashoboka rwose ko ushobora gusama kandi warabonanye n'umugabo mu gihe cy'imihango. Ikindi, hari abantu bagira imihango ihindagurika, rimwe bikabiyi, ibindi bikabiyi. Akenshi usanga ukwezi kumwe gushobora kuba kurekure cyane, kundi kukaba kugufi cyane. Aba nabo bafite ibyago by'uko bashobora gusama, cyangwa se amahirwe ko bashobora gusama mu gihe cy'imihango, kubera ko twabonye ko intangangabo zifite ubushobozi bwo gutegereza iminsi 5 zitarapfa ziditegereje, ku buryo umunsi n'umunsi igira ishobora gusohoka ako kanya ashobora guhita asama. Ibi kandi ntimutekereze ko ari abantu bafite ukwezi kugufi gusa, bishobora kuba ahubwo n'abantu bafite imihango itinda kurangira nabo byashoboka cyane. Ndabaha urugero. Niba umuntu abasha kumara iminsi 6 kugera kuri 7 mu mihango, bivuze ngo niba imihango ishobora guhagara ku munsi wa 6, reka wenda dufate urwo rugero rworoshye, umuntu akaba azajya muri ovirasiyo cyangwa se iminsi y'uburumbuke ku munsi wa 11. Bivuze ngo ni wa muntu ufite ukwezi kw'iminsi 25. Bivuze ngo uyu muntu nabonana n'umugabo ku munsi wa 6 ari mu mihango, cyangwa se ku munsi wa 7 akivamo, cyangwa bikunda azasama, kubera ko tuzashyiraho ya minsi 5 intangangabo zishobora kumara, bitebegera ku munsi wa 11, hafi cyane y'umunsi ashobora kurekuriramo ryagirye agahita asama. Ndetse ubaye utinda mu mihango cyane, birashoboka cyane ko niba ufite ukwezi kw'iminsi 28 ushobora kuba wasama warabonanye n'umugabo ku munsi wa nyuma w'imihango. American Pregnancy Association basoza bagira bati, nk'uko iminsi y'abagore ihinduka, ni nako hari statistique zigaragaza ko bishoboka. Bavuga ko nubwo amahirwe aba ari make ariko aba hari, ariko ya mahirwe kugira ngo yagabanye cyane cyangwa se aba ari hasi cyane iyo umuntu abonanye n'umugabo mu itangira ry'iminsi y'imihango, aho amahirwe aba ari hasi cyane. Ariko mu gihe imihango iri gusoza, akenshi babishoboka cyane kushobora gusama rwose. Ubaye wifuza kuzabona ibindi biganiro byacu tuzashyiraho ubutaha, wakora subscription. Ikindi, dukunda cyane abantu baduha ibitekerezo ndetse mukatubwira n'icyo mwifuza ko twazababwira ubutaha. Turabashimiye. Uwiteka abahire. Naho ubutaha. 손에 꺼버릴 때 꺼버매서
は넘어가지 너와 그거는 때까지도 내 발로 허연히 쏘아야 돼 너보다 내 여도도 하나요 내